Eh, komera cyane. Fata agatebe wicare ngakari. Ndicara sasa uko ni kwiga. Uri kwiga uko binza. Nimeze bitese. Ni byiza. Ndako kuvugisha. Ndetse cyagiye ko twabirukanye amana ariko ngira ko kuvugisha. Ndenda kubwira Ibiti wamenye. Ndashaka kumbwira ahantu uko bagiye. Ubwoba nayo. Uyu nubwo aricyo kinzanye ndari kujyana n'akushindamitse. Ndashaka kumbwira ahantu ubwoba yagiye. Ubwoba nanone hagati yanjye nawe tadi. Yego ko. Wowe ndaseka rugo mufite amakuru niwe mbasha kubona kuko seka rugo nta kiboneka. Ndashaka kumbwira ahantu uko bagiye. Reka mubwire. Nta makuru ya bwoba mfite. Ahubwo ni gute wifasha ukazana ukaza kumbaza ibyabwoba uri mu iperereza uri mu biki. Are you serious utazana uko bagiye? Ubihagazeho? Nabimenya ese. Mwaratanze n'amafaranga ajya ku 500 muri miliyoni 2 mwemereye umuntu mukabahereza avance y'ibihumbi 500. Nafatwa azamuragiza no mu mafaranga. Ni namakuru mbagazeho 5 kuri 5 ndabizi neza murabimbe ntiyambeshe. N'umuntu nayo mafaranga. Ibyo bintu wabibwiye nani? Tekereza kabiri umbizi ukuri ahantu ari bitaragera ndabaga. Jewe nekereza kabiri ahubwo manzi umbwire ngo umuntu wakubwiye ibyo bintu ubundi ndaca ngo amakuru ushaka. Jewe ubwira umuntu wabimbwiye. Ubwira umuntu kandi ari mu kazi. Mbwira hano uko bagiye ariko bigende neza. Tedi reka mubwire ikintu kimwe. Suzu umubano twagiranye nje nawe. Ahubwo se nizi ko wambimbe kuri no rwego rwo gushaka kumutsenya. No, niyo ushaka kugira umugore se. Ariko ntabwo ufite fiance. Nana mukugira buri. Mbese fiance wawe nyine bite? Ko nubundi ngiye kwikundira. Yego nyikundira. Witse rega nukuri ngenda babaye. Umuntu mwaye amafaranga 500 muri miliyoni 2 mwamwemereye kugira ngo bijemere neza. Natanze n'amafaranga kugira ngo mbereze amakuru. Uwo muntu niba umwibuka niwe wabimbwiye. Ntabuze umuntu mwaye. Ayo magambo uri kugenda Ntabuze umuntu mwaye avanze. Mbwira ngo uwo muntu ni ndegende. Nta mpamvu ubundi yo kuja kureba undi hirya hino umuntu bita gukiga mwaye amafaranga 500 muri miliyoni 2 mugomba kuzamuha n'ubwo bwo bapfuye. Kandi shimu twarije murarizi mumbwira ahantu nari atarico. Kuko amakunda none yagazeho gutyo. Tedi. Uriya nari naketse yuko ufite n'amakuru afatika. Ese ushatse kumbwira ko mukiga mbeshya? Sanze ari igihuha byambaye ubusa. Mukigo wari umutubuzi. Ugenda urya amafaranga mu bantu. Nari nyetse ko amakuru yabaje no kundi muntu wizewe. Ushatse kumbwira ko mukiga mbeshya ari 500 byagera mu haye. Tedi rwose. Bakuri iki 500 wahuye n'umusikama. Yayajyanye. Ntabwo ambwira ko yamaze gukandagira amakuru yuko ubwo batagihari. Akwigira imitwe. Ushatse kumbwira ko mukiga mbeshya? Umusikama mukuru dufite muri quartier Mukiga. Yakuriye byarangiye. Uratarurira he? Uratarurira he? Ko mumvanze suko ndabigira ntera. Ndamenye uri mukurere. Umuntu wakubeshye ni umuntu witwa Mukiga. Ni umutubuzi muri iyi quartier hose baramuzi, nta muntu utamuzi. Ubwo yagerageje gushaka buryo cyo kujyamo amafaranga. None kabaye yayakuriye. Ntabwo mwizeye na Mukiga simwizeye. Ngiye kwishakira amakuru y'imbiti. Izere njyewe. Mukiga urajya kumwizera mu biki? Umutubuzi muri. Ntabwo Mukiga yambeshya. Umwana w'umusanze ntiyambeshya. Ko ntawe ni Mukiga ni. Reka mubwire Tedi. Nuguma kugenda muri abantu bari kugenda bakurya amafaranga Harimo ko n'ubuze umugabo mbigenze nice ntuze. Biharira inzira. Iyo rose agatambara ntuze. Ariko ubundi Tedi uzi ko hari n'ikintu nibagiwe kukubwira. Iki Amakuru y'imva. Twe n'utwa Sekarongo. Tedi buragwa ratuburiwe ni wabimenya. Sekarongo uko nimero itakibaho se imbere. Waratuburiwe ni wabimenya. Ntabwo gacyo. Wajya ukita ku mwana ngaguha amafaranga ukarera umwana ukava muri ibi urimo. Reka ni gushaka Sekarongo. Mbere wenda ushobora gusanga umbwije ukuri. Cyangwa se ukomeza umwizerwa. Reka mbaje gushaka Sekarongo. Suzi ko n'ubusanzwe ndi umwizerwa. Ariko nanjye yara. Ariko Mukiga we none wowe. Ni hasi hejuru ibihumbi 300 amafaranga menshi.
Mukiga ni umutubuzi abantu bose reka ndebe Sekarongoro, reka njye kubaza Sekarongoro nta ntacyo na kimwe ngiye kumushaka. tunyaruka cyane sawa shamba twebwe wadufatisha si mutuburiye se namutuburiye da ubu ntabwo yapfa kubira kandi twe tubiri inyuma nuko rwose ahubwo kabze ni kuri Sekarongoro tunimwera akantu ko mu muhunjaritse kuriya ntabwo yamenya ko ari twe tubiri inyuma. Uramuswa ngo ni Mukiga gatinyuka kavuga amabanga njye na Sekarongoro twamubikije agashaka kutuvamo kanze mbwire Sekarongoro. Yego Sekarongoro. Vayo hano mu biro byanjye ndagushaka byihutirwa. Sawa turamuswa yakiyuka agiye kubona abo turi bonge na Sekarongoro. Yego Sekarongoro. Bameze bite ko mpamagara shishi tabona ahubwo ushaze kuzahaza amaguru cyangwa n'amadosiye ari hariya ko bimeze dosiye ziri hari umuntu agomba gukurikirana ukaba umpamagaye kuri telefone shishi tabona bimeze bite. ura Sekarongoro ikintu njya mubonaho nuko ibintu byose waba wabihinduye urusimbi wabyoroheje uri guseka nta kibazo ibintu byakomeye byacitse gutese kandi ntabwo unsobanurira ngo mu kanya uwitwa Teta avuye hano yashaka ko manguruki yararutuye hariya hakurya hano ku kazi se hano ku kazi ndani dore ubu nyicara ahangaha urabona ko atakayemo hano ati rugamba niye ati ye abakobwa n'abadamu ibyani nabi ibintu wabihinduye rwarwenya birwamo ibintu nari kuvuga bifite ishingiro bifite fageti nta naho twanabiciye. mbwira nyine mbaze nanjye numve kuko numva wabize icyuya icyokere ndabona cyaje reka birakomeye aho gusanze inuza moswari nyinazemo hano yabaye amazi yatoze araje ati rugamba mbwira ukuntu mwatanze amafaranga ngo muhitane bwoba manza kwiraza hirya hino hirya hino ati ntibishoboka mbwira uburyo mwabigenje nanjye ndamubwira ni uramenye mbwira uwakubwiye ayo makuru ubundi muha amakuru yizewe nanjye namucaga hirya kugira ngo menye icyabimubwiye ubundi nanjye mukuremo amakuru ahubwo murindagize ati witwa Mukiga niwe wamubise ayo makuru ko mwamuhaye n'ibihumbi 500 by'avansi uribuka cyane ndinamubwiye ni Sekarongoro uyu muntu uri kuvuga ibigambo nk'iby'abarara uyu muntu utari seriye wajyango yahaze itabi amatipa ashobora kuba afite n'ikibazo mu mutwe anywaga n'ibitabi niba umuntu tumuhaye mishoni yarangiza ntanayikurikirane ahubwo yarangiza akajya no kutuvamo nawe akivamo ko ayo mafaranga yayafashe urumva atari ikibazo urumva tutagihana ngo Teddy yamushukishije ibihumbi 300 byonyine aho unyumvira reba rero twamuhaye Teddy nawe amuhaye andi ubwo nibimaze ko ibihumbi 800 ahubwo si ubwo umuhungu urumva turi bumubone Mukiga urumva ari muri iki gihugu biroroshe kumubona Mukiga twe turamutega akanyoga turamutega umukobwa ni uramutuzanira kuko afite amafaranga barashaka kuba bayasangiye ubwo se Teddy wamuhakaniye birumvikana ariko Teddy namubwiye ngo Mukiga ni umutubuzi mubi cyane muri karitsiye nta muntu utamuzi atahubwo amakuru y'imva hafitwe na Sekarongoro niwe wakubwira amateka meza ya Mukiga niko umubwiye sinubwiye kuri hano ku kazi ubu yagiye kuguhiga uramupfunyikiye nyine ngo aje gushakira amata ku kimasa ntashobora kumenya n'ibibona umva ntacyo namusanga Sekarongoro umwihanangiriza usigaye usa n'abantu upfuye kuraruza hirya no hino nubona ko umuntu atuvuye amatipe nayo namwizeye kubera ko n'ubundi amagiri n'ubundi asanzwe ayakora ahubwo se bamubwira kiratuvana Mukiga munsi niko bimeze kuko urumva nawe yatangiye kutuveyuka nta bintu byinshi nta bintu by'imikino Sekarongoro umaze igihe uri mu makosa menshi nakwihanganiye ariko rero yakiriya nyina Sekarongoro rero misi y'ukuntu imeze wa mugani wawe nubwo dore ubwo bantu babaye batatu abaye Mukiga abaye ari
ruswa abaye na bwoba. Urumva misiyo dufite ukuntu ingana. Ahubwo Uno no guhanagura tuvana. reka mubwire turetse n'ibyo amakuru wampamagaye ejo bundi umubwira ngo bwoba ngo yabonetse nibyo oya nibyo yabonetse kuko Sylvia we yamaze kunabimbwira mbira ati rero ati noneho bya bintu abashyiragaho byo kuvuga ngo namwe ngo ntago muri shyashya ati n'umuntu n'ubwo Teddy yagiye agatanga ikirego muri bavuga ko umugabo we yabuze ati ubwo yarabonetse rwose arahari nta kibazo ati rero mbakuyeho icyasha mbahanaguyeho icyaha ati ubwo bavuga ko yari igisebe yaburiwe irengero hatararimo aridegembye rwose nta kibazo uwo uzi ko mbabibwiye n'urusa umugore we Teddy utega akaduhigamira akamenya ibyabwo akamenya ibyabwo ubundi tugasigara turabere turi guhangana n'urabita ngo ni mu kiga uri kutuvamo ariko impamvu utari warabimenye kandi tutarabona ngo umugore we ko bwoba hari Sylvia yambwiye ko bwoba yabonetse arabona ndahomba ariko buretse mwereke kugira ngo kare tasi ngo ni mu kiga giye ntabwo biraza kuza gushoboka giye teka rungu buragenda narakaye kuko giye ntabwo byagumanga reka mwereke se karongo reka duhige mu kiga tumuryoze ibyo yadukoreye reka nsubire muri izi dosiye bitanashusha ikintu turi gukora turabanza tubimenyeshe Teddy kubanza kubimenyesha Teddy ariko rero nubwo namunyoherereje mufite amakuru yose yimbitse arabizi rwose ye nta kintu yakumva nubwo yakwiteguye umutwe kwibuye ntabwo byashoboka nyine kwari amakuru uramuhereza nayo yabwoba ko bwoba hari yabonetse reka nsubire bagenda ujye muri ayo madosiye nanjye kamfata agapoze gato ndaje mu mezi akazi ariko saa 10 icupa turarifiningiriza kwakiriza nyine kwakiriza nyine umuntu usubirayo reka mwereke reka tugure nka ka GNDB tujye kukamura ngo nta kibazo sawa sawa genda ukora akazi se karongo sawa